Yego arabizi ko umukunda. Arabizi ko mukunda. Ni iki wamusaba mu gihe azareba iyi video? Uwo munsi azahita aza kunsura. Sibyo? Uzahita uza kunsura nuramuka uyibonye iyi video ndabigusabye cyane kandi reba nawe kuba nemeye kubisaba imbere ya kamera. Uzabe bukire. Ndi kwiga ku rukundo rwanjye nawe mabenge ndi kubiha uyu mwanya ndi gufata amasomo baby mama ngo nzagukunda utuze forever ndi kwiga ikibuga my gang ngo nkubere umugisha nza kurinde kurira fo mu mvura nza kubera umutaka muzuba nza kubera akayaga promise is a promise baby sometimes mbona ugigira baby in my life nyambona fata crazy. Yeah, I swear love urabizi ndakwemera baby sindi hano ngo ngutokinge nge ndi hano ngo ngurinde many people body yo. Wari waririmba mu bwiherero na rimwe mu buzima bwawe? Ubwiherero? Ukajya nko kubwiherero ko cyemura akabazo. Waragize ukicarayo barana ukaririmba ukajyoga n'icyakujyanye byo byakubaho? Izo question ziri hejuru. So jewe haba muri douche haba mu bwiherero ahantu hose ngeze mba ndi kuririmba ni ikintu kiba kindimo sininya ngo mu bwiherero ngo oxygen iri kwasohoka neza dute wapi bandi kuririmbira rero muri douche nakandi gayigo ariko narubishe ngo muri Mirage TV show. Bakunzi ba Mirage TV show ndabasuje muri hose mu mpande z'igihugu bari mu majyepfo amajyaruguru burasazwa n'ibengera bwaryo baraba agaciro kandi muri inshuti nziza z'akadasohoka kubera ko mudahwema kudushyigikira umunsi ku munsi mubikora nkaho mwikorera kandi mukabikora mubikunze ni ukuri urukundo rwanyu rungeraho kandi ndabikunda. Muri aka kanyuro naje nagarutse nje mbazaniye umuntu ewana ari hejuru cyane muramwibonera ni umusore mwiza uteye ubwoba. Beka dutangire atwibwira kugira ngo namwe muri kurekara mumenye ngo turi kumwe nande akora iki ashoboye iki. Let's go, let's do it. It's your boy Andy Solo kuri Mike. Ndi kwiga ku rukundo rwanjye nawe mabenge ndi kubiha uyu mwanya ndi gufata amasomo baby mama ngo nzagukunda utuze forever ndi kwiga ikibuga my gang ngo nkubere umugisha nza kurinde kurira fo mu mvura nza kubera umutaka muzuba nza kubera akayaga promise is a promise baby sometimes mbona ugigira baby in my life nyambona fata crazy. It's your boy Andy Solo mumeze mute hola Andy Solo yeah man. Ubundi ukimara kwinjiramo nkeka ko abantu benshi base banamenya ngo Andy Solo ni muntu ki ashoboye iki ese akora iki. Ubundi mu magambo makeya umuntu ahita wumva Andy Solo ninde? It's your boy Andy Solo no muhungu wa muzika muhungu ukunda umuziki muhungu bikora ubikunze. That's why afite n'impano impano yo ni ikintu kiwe rwose namwe ngira ngo mwabyumvishe rwose ukuntu amanuka muri verse imirongo imizima ewana I think it's good. Yeah. Ngo ni cool ni fresh imbere ya Mike. Yeah. And Solo muramwumva no muhanzi ni new generation please. Yeah. Umuhanzi utanga icyizere ni umusore ntabwo ari kuvuga ngo ni wa muntu ageze ugasongero ni wa muntu ufite impano nziza kandi nyayo ikeneye gutera imbere. And Solo Yes. Ubundi utaza gusanga uri umuhanzi cyangwa udakora ikintu cy'ubuhanzi cyo guhanga uri gukora bindi biki? So ngewe rero mu bwana bwanjye kwa kundi umwana akura afite inzozi yavuga ngo nzaba perezida ngewe ngo nimba umugabo ngo nidagiza kwiga ngo nzaba meya ewana ngewe nakuze mvuga ati nzibera umusirikare kabisa. Ukuze uvuga ko uzaba umusirikare rwose numvaga ari ikintu kindimo ewana vuga ati nta n'ikindi kintu nshoboye pe habe. So ukuntu rero naje kwinjira muri muzika igisirikare nkakivamo ewana nageze secondaire kabisa mpita ntangira ibintu byo kujya niyandikira utuvrase twaho ngaho turaho ngaho dutwato na hato. Yego uko bigenda bitinda nandika buri munsi ku munsi yego birushaho kubinkundisha ubwanjye nanjye
nkumva ndandika utuntu twiza turi sweet mu matwi y'abantu ewana ndavuga ati ngiye gukora umuziki. wumvaga wandika utuntu twiza turyoheye amatwi y'abantu bavuga ngo cyane ngomba gukurikira umuziki cyane rwose. inspiration yo kwiza mu muziki wayikuye he ubwo ngubwo? So urumva icyo gihe nigaga senior 3 nibwo natangiye kujya nandika. Gusa urabona biba ari danger ibintu byo kuba wabona amafaranga yo kujya gushora mu muziki ntibiba byoroshye. N'ababikubonye uri kuyishoramo baravuga ati yatangiye kunywa ibitabi arimo arangiza amafaranga yiwe uriya nta kintu azigezaho. Nta kintu azigezaho wapi? Ariko ukuntu bumva ngo abaririmbyi bakagira ngo nanahora mu byishimo gusa. Ubundi washo nko kuririmba warakaye. Cyane cyane. Ubundi nk'ubwo ngubwo wakumva iyo ndirimbo yameze ite muri wowe witekereje? Iyo ndirimbo rero nshobora kuyigira iy'agahinda kabisa. Kavuga uti ngewe nemeje kuba umuntu w'umunyagahinda. Ukisanisha nako gahinda. Munyamaganya ateye ubwoba kabisa. Kurusha mwe Yeremiya. Yeremiya umuntu wagize amaganya menshi muri iyi si y'abazima n'abapfuye. Niko biri ariko biranditswe. And so ubundi twinje mu buryo bwa gihanzi. Kuko waninje udutamo dweka ukuntu bimeze uduha vibe. Yaman. Ariko se muri iyo mihangire yawe ufitiye intego? So ngewe rero sinkora muzika vuga ko intego mfite ari agahiti ari ukwishimisha byonyine biri aho ngaho. Ahubwo after mba ndi guteganya ko nzakuramo amafaranga. Uzakura amafaranga? Muri uyu muziki nzawukuramo amafaranga. Ayo ndi gushora nzayagaruzanya kubi. Iyo niyo ntego yanjye kabisa ewana. Kandi ngewe nifuza kuba nakora ikintu gishimisha abandi bantu kabisa. Yego. Kikaba cyabaha ibyishimo kabisa niyo ngiye kitabima. Ariko abandi bantu bakadukunda kabisa bikabamerera fresh. Bikamera fresh. Uririmba yihe njyana? Njyana yanjye na Afrobeat rero kabisa. Ewana nkuko nayiguyemo nawe wabyumvishije. Ni neza kabisa. Kuva watangira kuririmba hari ahantu wakora igitaramo cyangwa mo kimwe wa performinga imbere y'abandi bantu? Of course. Warabikoze cyane. Icyo gihe uyumva gute? Icyo gihe rero nagiye numva nyine umuntu ufite fear za danger. Gusa nikigera kuri stage ndabyibuka umunsi wa mbere na performing South Bridge hano hepfo mu Rwabuye. Yego. Ni hoteli hari bita South Bridge. Yego. Sinzi niba muyizi namwe. Banzayimenya bagomba kuza tukamenyana. Iyo hoteli niyo performance ya mbere nakoze. Ariko nagiye mfite fear gusa nikigera kuri stage mbona ukuntu abantu bari banyiteguye bavuga ati umuhanzi wacu agiye kuza. Yego. Fear zose nahise nzijugunya ninjira stage noneho nabaye nk'umusazi. Icyizere bangire ntabwo ngomba kugitesha agaciro. Cyane. Icyizere bari bafitiye nanjye confidence nazamukanye stage. Ha performance nyitamo verse ya mbere kabisa. Nageze ku gitero cya kabiri nkuramo ikote n'ubu ngubu ngiye nshobora kukumvisha video abantu bose bari kunkamera. Mwese mbere kwemo n'ikoti bari gufana ati ewana bimeze fresh kabisa. Umusani abishyize ku rundi rwego. Batumusana ibintu arabitumbagije. Cyane. Yumvaga neza cyane rwose nahavuye numva mfite peace muri ngewe kabisa. Iyo uri kwandika indirimbo zawe ugendera kuki? Indirimbo zanjye rero urabyumva nawe nandika indirimbo z'urukundo. Nshobora kugendera ku bintu nyine bijyanye no kuba nakunda umwana natereta just wabyumvishije. Ndi kwiga ku rukundo rwanjye nawe mabenge ndi kubiha uyu mwanya ndi gufata amasomo ndi kurwigaho before yuko njya kumutereta kabisa nawe arabyumva. Uwo munsi wari urimo urwigaho wari urimo umuha imirongo cyane. Uravuga ati ndi kwiga ku rukundo rwanjye nawe mababy. Wararwize wose ubundi usanga rwirigika. Rukundo rurigika cyane.
rurigika cyane ku rwego sinzi niba nawe icyo kintu cyumva cyo kwiga ariko genda baza agafata amasomo kuko ako karirimba niyo gumvisha umukobwa agiye kumutereta ntabwo yaba akinyatse ni umutoma w'umwana ni umutoma w'umwana ntazigera nibagirwa waravuze uti reka niyicare nandika akaririmbo kuje imitoma ngomba kuzajya ntabagiza mbwira umuntu ngiye gutereta cyane rwose kuva wakaririmba ni nk'abangahe bamaze kukwemera ewana se bagera no mu ijana bunura ubaye muswatisi nanone ndikirye cyane ariko byibuza 70% uwo nshobora kubwira ko mukunda atazi yuko mfite undi aranyemera ni ihame ni ihame kabisa ntabwo yagucika datendeka jewe nka data urega numva ngo nta muhungu utendeka ngo atendeka abakobwa none waciye agahigo it is innovation yeah ariko nkiyo uri kuririmba uba wumva ari hehe ukura imbaraga iyo ndi kuririmba ushatse kuvuga ko mu miririmbire yanjye amajwi urangiye dore mu Rwanda hari umuhanzi nemera buriya umuhanzi bita Bruce Melody Bruce Melody kabisa umwemerera iki se Bruce Melody ni umuhanzi w'umuhanga ni umuhanga kabisa ijwi ryiwe yumvisha ukuntu buriya hari ikintu kimwe nemera jewe iyo ngiye kuri coding ndabanza nkari record Bruce Melody ari gukora kwa Element abafite esprit za danje niho nanjye nkura imbaraga zo kuba nakora ibintu nk'ibya Bruce Melody naye ninjira studio nigize nk'umusazi neza kuko ari codinga ewana afite vibe kavuga ati cyakoze naje nuko ugiye kubikora kabisa niho esprit zaje zituruka kabisa esprit zaje zituruka yeah uririmba washaka kwigana nk'indirimbo ze Bruce Melody hari nkimwe yenda ujya wumva ukunze ku buryo wavuga uti iyi ndirimbo no nayigana kagenda slow ariko gusa ntari ibi niba hari rwose kugira ngo nawe ajya amenya ko ari abantu bamukunda kandi bamwigiraho byinshi kubyo niho twanamutaginga akareba ko kantu ushobora kuvuga ati hari umupeti umukunda nako I mean hari umupeti unkunda arakwabuze ngo ducishizeho yego nta kibazo nakabacishizeho kabisa okay twagiye ishyira ku mutima y'amagambo aho atazigera sibama umva ukuntu abantu bahoze kuva kera ndetse na mbere bazatubona badusekere gusa siko babyifuza kuri ubu ntacyorohana mba yes kubera icyo yisomeye amaganya buriya burare ikintu kibwe kibaho rero jewe burarebera ko abantu ushobora kuza ukatsekera jewe ariko atari uko nkunze bro icyo kintu uri kucyumva ndi kucyumva rwose ewana abantu si beza habe rahira wapi nawe warabibonye se shwishwishwi narabibonye gake ahubwo wose watangira nawe kugirwa ishyamba ishyamba gusa se societe wisangamo nabo muri kumwe nabo barari kugirira tu ubundi umuntu ashoboye kwibaza ngo uyu muhanzi uririmba gutya nuwahe uyu muhanzi rero wamusubiza icyo umuntu nyine wibaze nk'icyo kibazo ubundi kavukire yanjye ni ahantu bita Imuhanga mu murenge wa Shyogwe ndahazi cyane nigeze kwatemberera nagiye mu gufotorerayo kuri ADPR yaho birumvikana kabisa niho kavukire yanjye ariko naravukiye ngeze mu myaka nk'itandatu mita nizirihuye kabisa uretse ubu ngubu uba ihuye ubu ngubu rwose imyaka yose ubona ngezeho ubu bara imyaka 5 iri hasi noneho iri hasi niyo nabaye Muhanga ariko iri hejuru yose dore rihuye niho ndi gukorera imiziki yanjye ibintu byanjye byose ubu niho wambariza rwose no bakubariza ihuye warahageze uhabona ute ko turutse Muhanga ese wahuye n'abandi bahanzi bagenzi baguha inspiration cyangwa byari bikurimo ubikora ku giti cyawe
ewana njye iyi miziki rero nyikora ku giti cyanjye nicyo kintu cya mbere niyumvamo pe kuko ndabikunda ubwo icyo gihe ari abandi bahanzi baguhaye inspiration waba wiganye niko nabivuga yego waba wiganye ntabwo waba uri kubyiyumvamo wowe byibura ngo uvuga ati ni njyewe wizaniye aka kantu muri njyewe ndavuga ati nzawe umuhanzi ewana imiziki nyikora nyikunze ni njyewe byajemo nta n'umuntu wigeze umva nagiye no kuri recording indirimbo ya mbere nta muntu uzi ko ngiye kuri recording kabisa umva haba aba brothers banjye haba friends zanjye nta n'umwe wari ubizi ahubwo bagiye gutungurwa bumva nayisohoye rahira wallahi kabisa ese wari waririmba mu bwiherero na rimwe mu buzima bwawe ubwiherero ukajya nko kubwiherero gukemura akabazo waragize ukicarayo ukaririmba ukagirwa n'icyakujyanye byari byakubaho izo question ziri hejuru so jewe haba muri dushe haba mu bwiherero ahantu hose ngeze mba ndi kuririmba ni ikintu kiba kindimo sininya ngo mu bwiherero ngo oxygen iri kwasohoka nimeze gute wapi bandi kwiririmbira rero muri dushe nakandi gayigo ariko narubishe ngo muri dushe ngo niho umuntu agira respiration ya dance ziri kwitera amazi akonje yabaye ga vibe zizamuka ahubwo ni wabona naho zikira baririmba ugasakuza abantu bakibaza gisero amuhungu none yagiye kuririmbira muri dushe kandi wagiye koga ugatinda muri dushe bakibaza icyabaye kandi muhungu vibe zazabutse kubera utuzi dukonje ese ufite indirimbo zingaho ubundi indirimbo ndazifite mfite indirimbo nk'eshatu cyangwa enye gusa imwe niyo nakoreye video imwe kubera ubushobozi kabisa izanditse nka zinga ugereranyije izanditse subo indirimbo zanditse mu makayi yanjye haba ikayi isomo bita BM set out ikayi yariyo yose iri muntu za muri bage yanjye njyana ku ishuri iba yanditsemo indirimbo none ibaza izo nashyize kuri paper nkajya njugunya nkajya ngirute ariko nzifite muri mind asanga zijugunyaga hahandi uri kuririmba izindi no yego turirimbire nk'indirimbo yawe ya mbere wakoze ukavuga uti njyewe iyi ndirimbo nkurikije uburyo nayanditse ndumva nkwiye kuzayiririmba nteganya no kuyisohora iyo ndirimbo yari iyihe iyo ndirimbo yari indirimbo nandikiye mama wawe iyo ndirimbo ko numva se yuje urukundo n'ubwuzu ntabwo ari cyane ariko nyine niwe nayikoreye kabisa yari yerekeranye n'iki se yari ijyanye n'iki so buriya sometimes tujya twanga kumvira ababyeyi tukigira ibintu utamenya umubyeyi yakubwira ati se mwana wanjye manuriye amazi aho ngaho mu kabande ukigira nyine mbega muri make ukigira imbobo ukanga kumva umubyeyi cyakubwira ati have mwana wanjye ntuzakora iki kintu have sigaho iki kintu ni kibi nujya ngaho uzahatera ubuzima umva uzicuza yego so nuko nguko kabisa iyo ndirimbo nifuza ko mbanyurizaho nta kibazo nabanyurizaho ahubwo akawe wabikoze mbere na mbere yitwa ngo icyo ndirimbo iyo ndirimbo n'ubundi bayita Kigali kabisa ita Kigali ni nk'ire jambo wabwira umubyeyi wa mbere wo kuririmba indirimbo kuko urumva niwe wamuririmbiye niwe wamutuye umubyeyi wanjye cyangwa wundi wari we wese already niba bitari personal cyane ari ibyo umuntu wese agombye kubwira umubyeyi wiwe ubwo ni nk'icyo wabwira ababyeyi muri rusange mbere yo kwiririmba icyo nabwira ababyeyi rero nibatangire babwira abana babo babwira ati mugende mwumva impanuro za Andy Soul vuba impanuro za Andy Soul mu ndirimbo bita Kigali irimo izo mpanuro kabisa kadukishirizeho katuririmbe rwose ku buryo ari akaririmbo twaho umwana wese akaririmbira umubyeyi we cyangwa n'umubyeyi yakumva akahita amenya amarangamutima umwana aba amufiteho kabisa narebe kabisa twagiye
kera mama yajyaga ambwira yuko uwagiye gucumbika i Kigali araza umutwe mu nzu amaguru ari hanze gusa nabigize brage ndeka kwitera depression gusa nabimenya ari uko ngezeyo ubuzima buri ku nkanda no kubona icyo kurya ari hamana don't you worry mami naretse agakungu don't you worry mami naretse agakungu i Kigali nayigezemo nzikari imikino none ndabona iri kumpinduka najaribu kufanya mematu lakini maovu ni so nuko kabisa aya ntarebe nibyo bibaye banaze kuyubumvisha kugira ngo bajyeho bazaje aho ngaho turaza kuhagera ntaribi turaza kuhagera kuko nta hantu haducikira icyo ngicyo nta hantu haducikira ese wari wajya ku rubyiniro nujya kuririmba indirimbo yawe wibagirwa amagambo ayigize no ntabwo urarya iminwa wapi konze karabajene benshi Tereke nashaka kuyiragiza ndashaka kuyubumvisha gwiragira karabajene benshi nzi bakotora ko bakotora munsi ku munsi so gukotora n'ibyabura ariko gire none uriyeraje gumukapo nta mukapo ariko rino sakabisa cyonzi iki cyagikunda guhama benshi kirababa ariko biterwa n'ahantu uri kabisa ahantu uri kire kugize fiya nibwo ushobora kwibagirwa indirimbo ariko se indirimbo urayandika mu makaye buri munsi urayiririmba muri phone bamfitemo notepad nkoresha nandikamo indirimbo nazi savinga bro nta na rimwe uri ibijwi oya ntabwo bibaho ngo wigana akajwi k'abandi usanga ikanagutamaje abahogoje wowe hebebe oya aho kugira ngo mehebe nabireka ni ibiryo ngakora iryanjye nyine rindimo kabisa ewana wari warota inzozi ngo numara gukanguka uvuga uti izi nzozi narose n'iz'ubwana like ukaruta nkwagiye nko gukora concert nko muri USA n'ahandi hantu harenze gutyo wakanguka uvuga uti izi nzozi mve ko nigenje z'ubwana byari byakubaho bro bundi rero rikakubwira jewe buriya sinzi niba ari Imana yanyihereye akenshi iyo ndose ikintu kiraba iyo ikintu kiraba wallahi uri umuhanuzi se sinzi impamvu kabisa akenshi ikintu cyose ndose byakwanga byakunda kiraba icyo kintu kiba neza uko nguko kabisa ese ubona ari nkuwe muririmbyi wa mbere mu Rwanda Bruce Melody urishoa neza wabyemeza ndabyemeza ushingira ku cyo byemeza nikibona rusha abandi bro Bruce Melody ni umuririmbyi wa nyawe koko Bruce Melody abikora nta mikino afite ijwi yego kandi yagiye kurekura banga arekura banga nzima kabisa uzambwira indirimbo y'uzumva mbi Bruce Melody aho yatangiriye umuziki nta ndirimbo mbi afite nayo afite indirimbo ze zose ewana ni indirimbo zitanga icyerekezo kabisa ewana njyewe uriya Bruce Melody ndamufana kabisa uramufana gusa ntibyakuraho ko naba mfite n'abandi mfana ariko nyine niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda nawe si ubibona rata ariko n'ubundi rimwe na rimwe ubona yuko aba afite umuntu bahanganye ari we Tiger Ben wowe umufata ute umutubwire indorerwamo umureberamo uko babyifashe Ben nawe buriya ni umuhanga pe ariko sinzi waye nishyizemo Bruce Melody sinzi n'abandi ubu ngubu njyewe utumye iki kintu nzagikoraho debate ngiye kuzafata ariko ni nakenshi abandi bazikora bagafata pike bakazihuza Bruce Melody and Tiger kazihuza bakavuga ati mutubwire umuhanzi urenze muri aba ngaba ariko burangenda nkunda kwisomera comment buri gihe iyo mbonye post akenshi nsanga banditseho Bruce Melody ariko hari abantu rero bavuga ngo na The Ben ngo ari hejuru cyane barahari ariko sinzi ko bandutira Bruce Melody wese ubona The Ben ashoboye arashoboye ari ku rwego rwe nyine kabisa ariko Bruce Melody ni umuhanga ukuntu ese ubundi
witwara ute mu rukundo nk'umuhanzi kubera yuko abahanzi tubona ko akenshi bagira abantu benshi babashagara anyway yo bamaze no kwa nagastar bamaze kubona gahiti babaye abastari noneho abakobwa baba benshi kuko abakobwa nabo bakundana batwika wowe bitwara mote uhuza gute ubuhanzi n'urukundo ubuhanzi n'urukundo rero ni ibintu byikora direct kuko buriya ikintu cya mbere aba baby bakunda na gahiti pe icyo kintu nawe sinzi niba utakiza barambona ndi kuri kamera mfite indirimbo zirikodinze video zirahari ravuga turamujama ni umusitari nubwo bitari hejuru cyane ariko anytime azaguruka yego rero baby ushobora no kumuririmbira akaririmbo k'urukundo yego ahita avuga ati cyazo uyu niwe wanjye wallahi niwe wanjye cyazo uyu niwe wanjye kubera akaririmbo k'urukundo ninde muntu wakugira icyizere bwa mbere mu muziki wagira icyizere umonda kwemera mentioning pe mu baby dukundana se ari mu baby ubwo inspiration niba ari umuntu waguhaye akazi bwa mbere ninde muntu nyine wakugira icyizere bwa mbere mu muziki urangiye umuntu wa mbere nemera a big producer Jadish yeah shout out to him for Jadish yagukoreye ku buntu yagufashije atubwo ngubwo bro kujya uzabona stu za makeya biragoye stu zose zirahenze jewe nagiye muri studio ari nabwo bwa mbere Jadish yemera kunkora ku mafaranga make se ngombwa ko nanayavuga ariko nta kibazo yumve gusa kumushimira ariko ndamushimiye kabisa Jadish thanks kabisa ewana yarankoreye ankorera indirimbo turakorana neza birarangira ndigendera indirimbo mbona aranayimaye vuba vuba nta bintu byo kugorana kabisa yego ewana nicyo kintu namushimiraho niwe muntu nemeye kabisa wampaye motivation okay mu ndirimbo zawe ufite turirimbere indirimbo ukunda kandi iririmbe yose indirimbo ukunda mu ndirimbo zawe ku buryo nuwayumva yagira amatsiko yo kujya kwireba cyangwa mu kimwe kurabona message gusa n'ubundi indirimbo nkunda ni indirimbo bita Mabe yarekodinzwe na producer Jadish yego Ndi kwiga ku rukundo rwanjye nawe Mabenge ndi kubiha uyu mwanya ndi gufata amasomo baby mama ngo nzagukunda utuze forever ndi kwiga ikibuga my gang ngo nkubere mu gishanza kurinde kurira fo mumvura nza kubera umutaka muzuba nza kubera akayaga promise is a promise baby sometimes mbona gigira baby in my life nyambona fata crazy yeah I swear love urabizi ndakwemera baby on my god I swear love urabizi ndakwemera baby jewe nawe ni T-Rider asoko mboni inkondo z'abariba KJ zigiye guteza love to population mu brothers batazi kwihanganira single jewe nawe ni T-Rider baby jewe mfite attention my darling ibyo kugusiga nashyize down niyo good love iri up that's crazy for sure yeah your bang is so hit iratwika man iratwika iyo banga yawe iri hejuru cyane kandi wumve yuko ewana ukora neza ufite impano ifatika ufite impano itanga icyizere kandi ikintu nakunze nuko amagambo uririmba na amagambo bayumvikana kandi afite icyo yamarira abumva ibihangano byawe ariko se ukora gute kugira ngo indirimbo zawe zigira ubutumwa bufatika kandi nyine bugera ku bantu benshi bro ugomba kuba ufite reka wenda tubishyire mu kinyarwanda uburambe mu kintu ese nawe ufite uburambe mu rukundo indirimbo zawe zose zikora ku rukundo zose n'iz'urukundo ngiyo nandikiye mami izi zose n'iz'urukundo ufite uburambe mu rukundo cyane rwose umaze imyaka ingahe ubwo mu rukundo ninjiye mu rukundo kera ubundi uburambe bw'urukundo zuri n'imyaka ingahe ubundi bihera ukivuka nanone narigamije ariko nyine urukundo
aho utangiye gucira akenge uvuga ati je nshobora gutereta umukobwa cyangwa nawe dukomora ibintu ku bandi ubundi ninumva wowe uhamagaye umukobwa ngo sheri ndashaka kumenya minizi wati nanjye mbimenye icyo gihe rero ndabona utereta kana nanjye reka ngire gutya nirwaneho kure nanjye ngire bataragira ariko noneho rero byahantu namenyeye ubwege natangiye gutereta nyine by'ubwana niga P3 mu wa gatatu ngewe nari ntangiye kujya nereta kwa kuntu ukozaho umubeba akantu kubita gutya akakwirukagana ewana gatatu primaire primaire ngana ibintu by'urukundo nahereye kera abaye mayibo mu rukundo nta kintu waza umbeshya ubwo suko bwengera bukwiye mu gatatu primaire ko abantu benshi bakiri utwana dutoya wowe ako kenge waragakuye hehera bro wumve yuko nayo nkiri umwana pe kiri umwana kuva mu gatatu primaire kuva mu gatatu primaire niho natangiye gucika isoni zo gutereta soni ibintu by'isoni bitahuzo kabisa je ninjira mu rukundo walahi tazamuka uko nguko gusa ikintu cyambabaje ni kimwe abakuzanyemo ngo agusige dore ngicyo rero thanks kabisa icyo kintu mbajije ndagishimiye cyane mu wa gatatu mu bebe twakundanaga twarazamukanye oya nabo twazamukanye ahubwo twiganye mu wa gatatu ndasibira sharimuka arimuka ngenda sigara nkimara gusigara yahise ndekura ako kanya aransiga arambwira ati wapi nibigikunze rero so narabyakiriye mbaho nk'umwaka ndi singo kabisa ntakijya mu bintu by'aba baby numva byaramvuyemo gusa nageze CZM nibwo natangiye kongera gusubira mu bintu bya La Vida Loca kabisa ndakundana noneho ukongera secondaire bigenda bikura kurushaho kugeza ubu ngubu wenda ewana urukundo mba ndimo rutandukanye na rwa rundi rwa P3 yego ese ababyeyi bumva neza ibyo ukora cyangwa mu kimwe bagucinege kuko abantu benshi bumva ko kujya mu buhanzi ari uburara wowe ababyeyi bawe bakiriye gute ukuntu winjiye iby'ubuhanzi ikindi bagushyigikira bate ababyeyi banje rero ndabemera cyane mukecuru wanjye ewana wumve yuko yabonye nsohoye indirimbo ya mbere arambwira ati uyu ni wowe ndamubwira ati uyu ni njyewe ati se kuki utambwiye ujya kurikodinga ngira ikintu nkongerera ndamubwira ati njyewe ntabwo nari nzi ko ushobora kugira ikintu bikoraho kabisa ndamubwira ati rero indirimbo ya kabiri uzajya kurikodinga genda bikwemereye bitanu uzabijyana kabisa ewana wari umubyeyi kabisa uwo ni mama wanjye yego turamukunda cyane yumve ko tumusuhuje narebe iyi video nawe azumve ko tumusuhuje kandi tumukunda cyane rwose turamukunda cyane yakuyemo na daddy wanjye nawe aramfasha gusa ukumfasha ni mu bushobozi bwabo bukeya n'abavandimwe na esprit bama banumva ko ari ukumfasha kabisa ntabwo nabagaya hari ikintu cyatwita logline ni ukuba ufite igitekerezo kigari cyangwa ufite umushinga mugari ariko ukawubumbatira mu tuntu dukeya magambo make ku buryo umuntu yakubaza ari kwitira wamusobanurira ngo ibi bintu byanjye bimeze gutya na gutya ku buryo niba ari n'umuntu wagufasha akatagufasha duhe nabitakubangamiye umushinga wawe kuva nyine ujye gukora indirimbo kuva ku gitekerezo kugeza ugiye muri studio magambo make cyane ashoboka umushinga nakoze kugira ngo mbone amafaranga nyine igitekerezo kuva kugira ngo tubone audio yawe hanze cyangwa video igitekerezo cyawe uko ikorwa kuva bitekereza kuri expression uburyo uyikora uburyo yandika kugeza uyirangije kandi mu gahe gato cyane tukatangiza iminota 2 so njye rero ahantu ntera nandika indirimbo paka igeze muri studio bazi yuko no ku mufuka hari ikintu kiriho yego cyo ni cyambere ikindi hari igihe dukora akazi nyine
bakaba bamwe bakavuga ngo karasebetse iki, ariko twe tuba tuzi inyungu dushaka. Yego. Ngiye buriya indirimbo ya mbere nakoze nacuruje telefone. Telefone ndazicuruza, amafaranga yose nabonye, yaba igishoro yaba inyungu byose nese ngenda ndatanga, bankorera indirimbo. Uko byagenze kabisa. Okay, urumva yuko nta by'ubu byoroshye byagusabye gutanga telefone, ibigishoro cyo kugira ngo ukore indirimbo. Ubundi uririmba mu buryo bw'umwimerere wawe? Bw'umwimerere wanjye kabisa. Ni iki cyatumye ukomera ku mwimerere wawe kandi uzi neza ko ari abaromodo ufite wakigana ibyabo ugayatera imbere byoroshye? So rero abaromodo bawe ntabwo wabigana ngo ujye kubazanira sound zabo ngo uzikoreshe uririmba, ahubwo nuko njye nifite confidence yuko nanjye ibyanjye nziko bimeze neza kabisa, nta kibazo kirimo, nzabikora bigakunda. Kandi ntekereza yuko views mfite kuri nuza kuri YouTube channel yanjye na subscribe, abenshi bambwira ko nzi kuririmba pe. Ndabizi ijwi ryanjye nta kintu ritwaye, nta mpamvu yo kwigana role model wanjye. Yego. Ese wifuza kugera hehe mu muziki wawe? Nifuza kugera hejuru, ku rwego ruri hejuru kabisa. Rwego ruri hejuru? Yego. Rwego ruri hejuru, uvuze rwego ruri hejuru, rwego rumeze rute? Ni urwego rwo kugera nko ku musani nka Bruce Melody byibura, ku buryo najya mvuga ati giye gukorana nawe collabo bitangoye kabisa. Ni iyihe nama wagira urubyiruko rwifuza kwinjira mu muziki? Ntibacike intege kabisa. Ntibacike intege. Ja abirimo kandi bajye banasenga buri munsi. Buri kintu cyose bifuza kugeraho bazakigeraho. Yego. Ese ufite ibindi bikorwa yifuza gushyira hanze nk'indirimbo cyangwa n'ibindi bitandukanye? Indirimbo yoyo ndimo ndayitegura kabisa. Vuba ndayishyira hanze. Irimo ishyira hanze. Sasa ndagira ngo tugirane agachallenge gatoya. Ni utubazo dukiya, quick answer. Urajya uhita usubiza, nkubaza uhita usubiza wihuse. Yego. Nkubaza gusubiza wihuse. Nari bikase. Twagiye. Urandajya nkubwira ibintu bibiri uhitemo kimwe. Ari amanwa nijoro ukunda iki? Amanywa. Kurya no kuririmba? Kuririmba. Bruce the Ben. Bruce. Abakobwa cyangwa ababyeyi bawe? Ababyeyi of course. Niki noneho wabwira nka sheri wawe uzareba iyi video? Ambwira ko mukunda. Yego. Kandi nawe arabizi. Ubwira ko mukunda? Ndamukunda cyane. Single time lata baby. Ya arayima kabisa kabisa. Yego arabizi ko mukunda? Arabizi ko mukunda. Niki wamusaba mu gihe azareba iyi video? Uwo munsi azahita aza kunsura. Sibyo? Uzahita uza kunsura nuramuko yibonye iyi video. Ndabigusabye cyane kandi reba nawe kuba nemeye kubisaba imbere ya kamera. Uzabe mukire. Sheri wowe nabona iyi ndirimbo nako iyi video, sheri wowe nabona iyi video azahita aza gusura. Azahita aza kunsura. Yego. Niki wakisora abafana bawe baza muri rusange, abafana bawe ari abazakubonera aha ngaha, abasanzwe bagukunda, niki wabisabira? Kino nabasaba no gukomeza kumpromotinga. Bamfasha kabisa bakora subscribe, basharinga video zanjye, channel yanjye bayisharinga kabisa. Icyo nicyo kintu nabasaba no gukomeza gukunda ibintu byanjye. Yego. Tugeze ku musozo. Yego. Uriyumva ute kuba uri kuri Mirage TV show? Ndiyumva neza kabisa. Kuba nahuye nawe. Haba nanagushimira kabisa. Iki kintu wankore sinzakibagirwa no mu buzima. Ntago uzakibagirwa? Iki kintu ntago nshobora kukibagirwa kabisa. Mirage TV show turagukunda cyane. Abafana bawe n'abandi bantu muri rusange
bakore subscribe, like, share and comment kuko iyi ni platform ishinzwe kuzamura impano. Yes. Kandi nizeramo ko bizakunda cyane. Hamwe namwe bizakunda. Ni nk'iki wabwira umuntu ufite impano ariko akitinya ukeneye gutera imbere? Impano ariko aritinya, ntashaka kwigaragaza, ntiyatinywa kuza imbere ya kamera nka gutya ngo tumufashe. Uwo muntu niki wamufasha? Cyane natinyuke kuko ibyo bintu nta hantu bizamugeza kabisa. Twese tuba turi imbere ya KM gutya nko gutinyuka. None se ufite impano urimo urayigumisha mu mutima wawe, ntushaka kugaruka hanze ngo uyisangize abantu, byibura ngo uzure Mirage TV show umurebe agukorera ibintu nk'ibyo nkoreye today, urumva uzagera hehe? Nanjye ntabwo mpazi gusa. Wa mukapo we, wa mukopine we, wakitinyutse. Itinyuke. Twese turabona tutageze kuri kamera. Wana ari fear mfite? No fear. Na fear. Umva se ikintu kirenze nibatinyuke kabisa. Impano buriya ushobora kuyipfana pe, birumvikana cyane rwose, biranashoboka. Tinyuka uze urebe Mirage agufashe. Ndakeka wanababwira ntuza platform zawe. Kuri YouTube channel nibisanzwe ni Mirage TV show, Instagram ndanafotora bajye babimenya. Ndi mu photographer, fotora amakipe, ngafotora ibirori, ngafotora private shoot. Instagram ni Mirage official photographer. TikTok naho nyuzaho utu video tw'udushot tujyanye n'ibikorwa byanjye ni Mirage official. Ndetse Facebook yose ngombwa ko ntabwo ngikunda kuyikoresha. Ariko nta kibazo bitera. Naho ni Mirage. Mirage. Aho akandika Mirage official photographer cyangwa Mirage image mba nzi neza ko wambona. Ariko mugende mu following kuri TikTok, mu following kuri Instagram, kuri YouTube, kuri subscribe. Kandi nawe ntibakwibagirwe kuko ukeneye abantu. Bafana banje mugende mukoreho ko akeneye gutezwa imbere. Niba uri umuntu ufite ubushobozi mushoremo kuko afite impano kandi arawamugeza. Akeneye management. Akeneye management, akeneye gutera imbere. Niyo mpamvu nifuza ko namwe mwamuba hafi mukamwereka urukundo kugira ngo atere imbere. Sasa twebwe nk'abahanzi dusezera mu buryo bwa gihanzi. Of course. Mu buryo bwa gihanzi. Kandi ukabaririmba ka karirimbo keza kamucyura buhoro. Shatse kuvuga ngo guki Mirage. Naje kuvumbura kuri umunyarukundo, we warijanditse wijandika mu rukundo. Nagira ngo n'abafana bawe ubasezerere ubakubita indirimbo ya Danger. Let's go. Let's get it. Yeah. Ngo baby mbabarira utansika mu nzira, guhura urukundo rutagusiga amarira, iyo nkubuze binera guhagarara. Sometimes uranabigigira, rimwe nkabura uko nifata. Baby one more time, hoya winsiga, tuzasazana. Let's go. Crazy. Ewana ufite impano ho ntabwo mbishidikanyaho pe, kandi nundi wese wabyumva ntabwo yabishidikanyaho. Yabihera hehe? Ahubwo se yabikura. Ahubwo we abantu bagusange kuze platforms. My platform Instagram ni YouTube, Instagram, TikTok ikoresha, niba na Facebook, niba ukoresha na Spotify, ahariho hose. Instagram ni Andy Soul, Facebook ni Andy Soul. I think there is a platform nkoresha kabisa. Gusa nabaha na nimero ya WhatsApp ukanyandikira unkeneye, keneye ko nkugeza kuri Mirage, nawe akagufasha nkuko yamfashije. N'uwakenera ko ukora mu kirori cye ukamuririmba gasusurutsa abantu. N'uwakenera ni ibyo rwose kabisa. Kuko inyungu z'umuhanzi n'igituma umuhanzi no kugira ngo atere imbere kandi unyuze mu mpano ye. Umuhanzi yishimira ko umuhanzi kuko byamubyariye umusaruro akigita ifaranga. Guys, mu weekend mamufite ibirori mwatumiye abantu, mujye mumubwira aze abasusurutse kuko arabashoboye. And so wakoze kuza kuri Mirage TV show. Thanks guys. Guys, ari Mirage kuri Mirage TV show, murabizi ndabakunda, kubana niyo ntego.
urukundo ubushuti n'ikivandimwe biba ari byo bituranga kandi ngushishikariza nyine niba utarakoze subscribe niba utarasharinze ibiganiro ko wadushyigikira udutera iyo nkunga nta kindi kiguzi tugusabye nta kindi kirenze icyo ngicyo kiretse umutima wawe wagutegeka ahubwo tugushaka ni subscribe ukareba ibikorwa byacu ukabisangiza abandi ngo dubashe gutera imbere. Yari Mirage official Mirage TV show tubaremo n'ibiganiro umunsi ku munsi. Shalom shalom ciao ciao amahoro y'Imana namwe.